bite ntago byoroshye ya nyuma yakavukire dutangira filime yitwa Koma hatagira uyicikwa nyuma ya Be Bright kavukire ya nyakema kirisitana dutangira Koma hatagira uyicikwa aracharisa Canada Premier humva umwite Samano there today the one and only hatagira ucika mister time to party turya show Skia Ataka love nyereka Nikutumanje wani satumanye panchika umubiri wanje ukanjabuka umva byukuri sinakureka Akoka love nyereka Nikutumanje nisarira warabonye filime nka Mutant Goes to a Girl don't miss this Skia okay Tana tuzimye tara Kara ngukombaga fire uzi misaya my baby Tana dutangira filime y'umwaka yiswe Koma ese umuntu agiye muri Koma bigenda biteye ngitare mu karure cyane Iyo kudakunda ibi bisambo bikurya wifoto ati bikurya ifoto wakuyemo anje nkuramo danje dukatira amadaye gahobwira umuryango dukora imisango wanywaraze bango yewe umwana wisite bandebya mite tugire banko ati wangize umusazi mentally financially ati basheri nagukurisa ari aremeye naguye muri beat fresh abandi bose bamenye ko wakara kandi nanjye byukuri narakwamye masheri ariko kapoize iragwira kurungabanyiriza andi bose bamenye ko ashyizemo tentire ubusigarizwa umukobwa nawe ari bwakira modoka uri narakwamye ukuri isari naremeye kweri Skia okay go nimuyibonye nyibivuga ubwasigaye abari barunda mu mutwe disi tudomodomodo love nyereka niko gatuma njya nisarira umubiri wanjye ukanjabuka umva byukuri nyereka sinakureka Tana tuzimye tara ngukombaga fire uzi misaya yora my baby Tana tuzimye tara ngukombaga fire uzi misaya yo mama let's get it Usiko wareba filme zose wifuza inyamahanga zisobanuye n'inyarwanda zisobanutse kuntu tangira uzirebe uyu munsi ku rubuga wa eshatu akadomo igiti akadomo net action comedy drama amaseri filme zose wifuza zose kuntu igiti.net the free movie tree twe turamamaza igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse ivuriro inshuti y'ubuzima ku bagabo barangiza vuba bikabije magadishu wumve neza ku bagabo barangiza vuba bikabije abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro imiti irahari ni ivuriro inshuti y'ubuzima abagore batagira amavangingo abatagira ubushake abagore batarangiza bose barakira kandi burundu mu ivuriro inshuti y'ubuzima muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande kuri wowe kandi wazonzwe na amibe indwara z'inyama zo mu nda mwese mutugane tubafashe ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame turabafasha mugakira burundu tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose yaba amategano amatamikano amahuherano n'ayandi ufite ikibazo cyo mu myororokere ubuhumekero inyama zo mu nda imitsi
imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Waba wumva utamerewe neza mu mubiri wawe, uhura n'umunaniro n'amavunane bidashira, n'ububabare mu mugongo no mu ngingo, mu nda se ho hifashe gute? Gana Life Zone Health Center tubigufashemo. Inzobere zo muri Life Zone Health Center zifashisha ubuhanga bwa reflexology, massage na detoxification n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kukuvura indwara z'amagufa, imitsi, uruhu, ubuhumekero, imyororokere n'inyama zo mu nda. Tugana aho dukorera i Nyamirambo kuri Cosmos cyangwa duhamagare kuri 0792 400 370 maze ucukubiri n'izo ndwara zananiranye. Wanatwandikira kuri lifezone.healthcenter@gmail.com. Life Zone Health Center. Ideas for better health. Ngayo nguko rumva noneho Kepler Pictures bona abategana cyane urumva noneho filime kucyo yiswe koma turore CF cyangwa cinema fund reka vucyo ataragusema cinema fund narambiwe umuntu wese uri hano ari muri koma. Everyone who's in a coma comes to the same place. Ati buri muntu wese ugiye muri koma cyangwa uhwereye aza hano ku isi turiho Here. hano turi. Our brain stores memories like in an electromagnetic field, and if hano dusanga turi muri electromagnetic field y'ubwonko, harandi ubwonko butwohereza ibiramutse wahwereye umutima utarahagarara gutera, ariko ubwonko busangaho bwa freezing butari gufunctioninga, ubwonko butujyana handi hantu. Become your reality. Iyo bageze muri stream bisanga hari ibyanyabyo. Changing stations on a radio. Nkuko indura station za radio uri murumva FM ugahindura ukava kuri Bulise FM ujya kuri Tereze FM, nuko bigenda. Look at that. Iyo uri kuri riyasi ubwonko babugenda gutya, ariko ugeze hano naho ubona ibibazo byabaye upside down kubera magnetic field y'ubwonko ibida functioning very well. Abatarize physique mwihangane. Buildings, objects, people. Ati inyubako, ibintu n'abantu byose babyabaye upside down, biba byahindutse uko twayibonaga biri ku murongo hano ba wacuramiriwe nyine ubwonko bwa mbere na mbere abantu baranzaga cangakirwa hano. I was a little hard on you back there. Mbere hano hari ikintu nakutanga ikirwa kidasanzwe cy'abantu bahiswe cyangwa batoranyijwe. Well, not my business. Ntago bindeba yenda gusa kwitaho. Discipline's important. Hano discipline ni ingenzi kugira ngo ukomeze ukontororwe neza. Yo man, totally. Ndakumva. Good man. Uri umuntu mwiza kandi muzima. I liked you from the start. Mbere na mbere nakwikumiye nkubona Smarter than the others. usanga ari umwaka kurusha abantu bose bari hano. And stay away from my girl. Kandi ikintu ujye kure y'uriya mukobwa. Wibuka kukamubwiye bwa mbere ati Gihono, a group of science who want to give the world, nako I want to give people a new world. And all that spiritual teaching? Yo ni amyumvire twigisha abantu. It helps to finance the project. Bidufasha gufinanza cyangwa gutera inkunga project zacu. My research was considered lacking in perspective, so I had to find a way to finance the whole thing. Nati rwose nari nabuze uburyo nashora imari mu mushinga wacu. And as a wise man once said, if you Nkuko rwose muri umwanga cyo navuze nta kindi. want to get rich, create your own religion. Ati ushaka gukira muri isi wishyiraho idini ryawe ukabona abayoboke bawe. And in truth, it was a lot easier than I thought it would be. Ati byaranyoreye nyuma nakuboneye byoroshye kurusha nabikekaga. Was your promise to build a city of mine a lie? Nani byavugaga byo kubaka umujyi ndare kubeshya. Of course not. Ntago ari ukubeshya. The plans are real. Purani ya nyayo. I've put together a group of people. Hari ikipe